ngende umugeni nyine naryamye ku nkarakara pe kunyi amatafari no buyubaka inzu urayazi amatafari urayazi yubaka inzu bita inkarakara ndayazi niyo nge naryamyeho rero nicyo cyari igitanda cyacu n'amatera ubwo se showe wande mbo noneho ariko kuko nari mukunze ibyo nta kintu byigeze bintwara narambwira ati igitanda ahantu kiri banze kukima ati kandi nyine nta kundi buriya nibabona twabanye bazakima na matera bazayima ndi kwibaza ukuntu nirwa mpanurira abantu ndi kwibaza ukuntu nirwa nsengera abantu ndi kwibaza ukuntu Imana inkoresha urumva abantu bakaza gushimira ibintu Imana yakoze ngewe ndi muri icyo kibazo kuko nakuze nazi ko abantu basenga barwana cyangwa se abantu babavuga butumwa bahura n'ibibazo n'ukuri kw'Imana nabonaga ari ikintu kingwiriye ngaceceka noneho rero mba ntwese yanda nibwo yankubise ifite amezi 4 ankubise ifite amezi 4 njya kwa muganga inda iragera hano amezi 8 tuvuye mu iteraniro iyo nda niyo nakubitiweho cyane iyi ngiyi amezi 8 niyo nda nakubitiweho numva koko inkoni zibaho noneho birangije tugeze mu rugo ndamugana ariko Mana ndumva nshaka mu karu nimba ufite ibiceri 200 wabima ubwira umutware niyo mpamvu hari genge ngirana amateraniro n'abamama nkababaza ukuntu bararikira ikintu bakabwira abatware ngiye bijya binshobera nimba bababwira ngo turashaka capati simbizi kuko nge nzi ko mu karu nayizize aha ni inzira y'umusaraba ni nk'imwe ya Yezu Kirisito ko yagiye agwana umusaraba arawujyana ageze inyabihanga baramubamba iminsi 3 arapfa maze arangije arazuka ajya mu ijuru Grace nawe yabambwe n'umugabo kubera ibigeragezo ariko inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira ni munyemerere dutangire tumuhereza ikaze ku Iyobokamana mwiriwe neza kandi muraho murakomeye mwiriwe kandi muraho amakuru ni meza wawo tuguha ikaze ku Iyobokamana TV murakoze cyane uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro yego amazina ni Ingabire Grace ndi umumama Estadwana Mugisha uri umumama w'abana bangahe 5 abana 5 okay Grace murakomeye mumeze neza yego ndabona twari turaho turashimira Imana okay yes ni Grace tugiye kubana rero Grace ni muntu ki myizerere imeze gute ni umukristo akora iki mu murimo w'Imana ndi umukristo ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo okay yarago ni ibintu byiza cyane baravuga ngo iyo Imana ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone ko nawe aza gukomeza abandi Grace turi kumwe kuri kamera za Iyobokamana TV ni muntu ki yanyuze hehe mu muhamagaro w'Imana wajute ibyo byose nibyo turi buze kugenda tuganiraho ariko reka ntangire nkumbaza ngo Grace ubundi ni muntu ki urakoze cyane Joe Grace ndi umuntu usanzwe navuga ko ndi umuntu usanzwe by'umwihariko ndashimira Imana igirengera abantu bayo ntacyo yitaye aho tuvuka cyangwa uko twakuze igashyigikira ijambo ryonyine yavuganye natwe ikarisohoresha imirimo n'ibitangaza rero turashimira Nyagasani ko ari we ujya utumenyera ibidukwiriye okay ati Grace ni umuntu usanzwe ndashaka cyane ko tuza kugenda tuganira ku bijyanye n'ivugabutumwa ariko kandi unaduha ubuhamya bwawe bwagiye butangwa mu handi hatandukanye ariko ku Iyobokamana TV abakunzi bacu nibwo bwa mbere bagiye kumva ubuhamya bwa Madame Grace aratuha ubuhamya bwe atubwire ubwo nkubaza ngo uri muntu ki nashakaga guhita kunkwinjiza mu buhamya direct yego rubarye tuba tutabimenye Grace ndi umuntu wavutse
nkavuka ndakijijwe birumvikana. Grace ndi umuntu wakuze mu buzima bugoranye ariko Imana ikarinda ijambo ryayo. Ndashimira Imana rero ahigejeje ikora icyumwe ariko navuga ngewe Grace sinavuga ngo iki ko hari igihe mbura ahantu mbihera bitewe n'imirimo itangaje nabonye Imana igenda ikora. Hari igihe mbura ahantu mbihera. Grace rero ndi umwana mutoya cyane nakuze ndi ikinyinya niho namenyeye ubwenge ndi n'amaginga yangaya mama ni hakiri. Hanyuma rero nkura ntangiye kumenya ubwenge 12 ndabatizwa mu idini rya DPR. Hanyuma 13 ntangira akazi ko mu rugo. Urebye naragatangiye ahubwo 10 muri 11 nsaba uruhushya njya kubatizwa kuko nari narize. Hanyuma ndi mu kazi ko mu rugo rero ngakomereza haho. Hanyuma ngira intuzi ikibazo gikomeye sinakorera umuntu w'umwa DPR. Nkorera nyine umuntu w'umukristo muri Katolike. Hanyuma mbaho nyine aho hantu mu kazi ko mu rugo ndumva narahabaye nk'imyaka igeze muri 4 kuko nahavuye mfite imyaka 15. Muri iyo 15 rero nageze mu rugo urumva nyine nk'umwana w'umukobwa. Hanyuma nahise ntwita nge nabyaye mfite imyaka 15 naratwise. Nujuje imyaka 16 mfite umwana w'amezi 7 kuri abandi bafatiranga muntu. Nari mfite umwana w'amezi 7 ndabyibuka ko nagiye kwifotoza nsize umwana aryamye mu rugo. Ubwo n'uwari warabyariye mu rugo iwanyu? Yego nari narabyariye mu rugo ariko uwo twabyaranye nawe ntago yari mukuru. Nawe ntago yari mukuru yari yarambwiye nyine ko tuzabana ariko nyine kubera isi toroshye ntitwagirirwa amahirwe yo kugumana. Hanyuma ndabyibuka yavuye mu mujyi wa Kigali kuwa 2 mbyara kuwa 4. Yavuye mu mujyi wa Kigali ajya he? Ajya iwabo ku Gisenyi. Ahunze subwo simbizi pe. Gusa kuko navuganye nawe nyine arambwira ngo hoya ntago yarahunze kuko we nimba yaranahunze byari biri mu mutima. Atigeze abimbwira urumva ntago yari yigeze abimbwira. Arangije arambwira ati ngiye hari inka mfite ngiye kugurisha inka ntago wabyara nta mafaranga dufite. Nuko yagiye. Hanyuma nyuma yo kugenda sinongera kumubona. Nongeye kumubona umwana atangiye umwaka wa 10. Urumva yari ari muri 9 nibwo twongeye kubonana. Yego. Nyuma yaho aho rero kuri uwo mwana niho natangiriye gukizwa. Mutwite ndumva naragiye gusenga mpura n'umupasiteri nkifite ndamvuye muri ecography bambwiye ko nzabagwa. Nyura ku rusengero nyine nzamuka mu kayira gasanzwe. Noneho muri ako kayira gasanzwe ndangije ndagira. Ndangije ndazamuka mpabona urusengero hano Kinyinya. Maze kuhabona urusengero ndagira ndahanyura. Twari ruri hafi y'umuhanda. Twari turi kumwe n'undi mu mama twese dutwite tuvuye muri ecography Kibagabaga twambuka n'amaguru. Twageze dusanga bari gusenga. Twinjiramo ku itorero ryitwa Girugari. Tukinjiyemo umushumba aradusengera. Aransengera aranambwira ngo uzabyara ubazwe nkuko n'ubundi bari babimbwiye. Noneho kuko urumva sinari nagize amahirwe yo gukomeza muri ADPR. Noneho iyo Girugari numva bambwiye ibyo bintu numva ndanezerewe. Bambwiye n'ibintu byinshi ariko kandi koko byari ukuri. Girugari kwa ubwo ni mediatrice Alphonse. Mbonda ndicara turasenga barasoza nyine turataha. Noneho tumaze gutaha ndagenda kuko bwari nari bubyare kuri 30 byari ngombwa 31 byari ngombwa ko ndara mu bitaro kuri 30. Ubwo urumva mama hari n'undi mu mama wahamagaye mama aramuga ati ntabwo turi kwiruka nka Grace bamwandikiye kumubaga. Uwo mu mama nawe aramubwira muri umuna we kwa nyina wabo ati ntutume Grace bamubaga tutabanje ngo dusenge uwo n'umwana. Nabwo banjyana Nyabisindo twambukana ibikoresho tujya kurara Kibagabaga mu bitaro. Tubisigayo dusohoka nk'abantu basanzwe tujya hasi hari Nyabisindo baransengera nawe arambwira ngo urabagwa kandi uzabyara umwana w'umukobwa. Harangije arambwira ati kandi mbonye umugabo waguteye ndamutazabana. Atahubwo uwo mwana aje mu isezerano ryo kugira ngo ukorere Imana. Aho rero nta gakiza kanjye katurutse. Ati nta kindi cyatumye Imana ikurinda kuri iyo nda irakurinze kuko irashaka kuzayikorera. Aranyihanisha kuko nari mfite ubwoba narasukaga urumva nyine sinigeze nkomereza muri ADPR cyane narasukaga. None harambwira baranampambura uwo mwanya ngo njye kubyara ndasutse. Mbonambura n'amaherena nari nambaye kuko bavugaga ngo abantu ngo iyo wambaye nk'amaherena cyangwa impeta kandi ibyo byo nicyo impeta yo ndayizi iyo yambaye hari ikinya kitagufata vuga ngo byose bikuremo. Nuko rero nawe aramanurira ndavuga nahubwo Imana ni iyi ngiyi Imana ikuganiriza. Umva nakijijwe gutyo umwana agize amezi 2 n'igice. Hari umumama nawe
arambwira ati rero Grace urumva nyine nagiye mu bibazo pe byo kumva ko umugabo yagiye, byo kumva ko nta hantu nsize, turebye n'ubuzima nyine twari turimo, cyari ikibazo gikomeye cyane. Uwo mama arangije arambwira ati rero Grace dore ubyaye uri mutoya kandi ngwino tujye tujya gusenga ntugire ikibazo. Aho hantu nyine yari n'umuririmbyi waho hatarakomera. Noneho ndagenda nanjye mpita mba umukoraliste, ndabyibuka nararepese ndepeta rimwe ku nshuro yindi ikurikiyeho ndaririmba. Mba nanjye nyine kuba umukristo ariko nkabona abantu baruzura umwuka batigita nkayoberwa ibintu barimo, nkajya kubona nkabona umuntu aransumiriye nkumva uko Imana ivuze akambwira ibintu byose nzi, ndavuga ahubwo wa mwuga wo gusenga ni mwiza ko nari n'umwana birumvikana. Mba umukoraliste pe, umwana nyine abayeho tutazi papa wiwe atamuzi ataramubona. Hanyuma ndasenga none Imana ikagimbwira ngo nzagukoresha nanjye nkumva nyine ko izankoresha pe, ariko nkumva nta nzira. Sinigeze nsengera ibintu by'impano ngo mvuge ngo ndasenga ngo nzuzure umwuka, ko nari ndi mu itorero ryuzura umwuka nanjye ndi kubibona numvaga ko byanga bikunda nanjye bizagera igihe nkawuzura nk'uko abo bantu barimo barawuzura. Hanyuma rero nza gusenga umwana agize amezi 9, twari dufite amasengesho. Amezi 9 yagize narabaye umuhanuzi. Noneho uwo mama wambyaje agakiza tukajya dutaha twibuka ukuntu baduhanuriye, ukuntu buzuraga umwuka, kugeza ubwo nanuzuye umwuka bakajya bagira ngo ni kwa kundi twigana babandi buzuraga umwuka twari baga ko byaratunezezaga tugataha ariyo ndirimbo ngo abonye ukuntu wa mama yuzura umwuka gutya mbese noneho natwe tuzuye njye mwuzuye bagira ngo ni bya bindi, ariko sinawuzuye ngo mite mpanura birumvikana. Umwana arakura, umwaka umwe, imyaka 2, amezi 9 niyo umwana yonse, nza kubura nyine amashereka ariko n'ubundi sinari nyafite, ahubwo icyo gihe nyine amaze gufata ibintu byose ndimukuraho. Noneho urumva nyine ko nari ndi mu rugo, nari mfite kwiheba kwinshi, nge nasengaga nyine mbwira Imana nti Imana ntuzandengerera umwana dore ndi mutoya kandi nunabishaka uzampa urugo. Hanyuma rero hari umukobwa w'inshuti yanjye nawe arangije aza kumbwira ati Gra hari ahantu basenga ibumbogo, ngwino tujyane gusenga ibumbogo. Hari icyumba cy'abametodiste, noneho tujyayo hari umupapa ukiyobora. Njyayo maze kujyayo kuko urusengero nyine nasengagamo barasuka, ntago guma nyine uko wahamagawe pe. Nari nsutse naravuye kubyara ndongera ndasuka. Noneho turagenda ariko nkaba nari nzi kwitega igitambaro. Turagenda tujya gusenga aho hantu bagiraga amasengesho ya ninjoro. Ariko Imana ikagimbwira ngo nzaguha umugabo. Urumva namaze gukomera ikagimbwira ngo nzakubakira urugo, nzaguha umugabo. Nyine ntangiye kumva imvugo y'Imana nanjye koko numva ibintu bindi mo n'abantu bakavuga ati nawe kandi wabaye umuhanuzi bura byarangiye ikibura no kuvuga. Hanyuma ndagenda nyine ngiye aho hantu ndahaguruka ndivuga mvuga ko nyine ndi umumama mfite umwana, naho hari uwo muhungu wankunze ndi kwivuga nawe muri icyo cyumba ariko tutaziranye. Noneho dusohotse arambaza ngo ufite nimero ya telefone? Ni yego mfite telefone. Ngo mpa nimero ndayimuha. Noneho arambwira ati utaha he? Ni ntaha ikinyinya. Nawe rero yatahaga mu birembo. Arambwira ati turajya tunyuranaho, ngenda urajyuza unyureho tuzamukane hano hateye ubwoba ni mu ishyamba kuko hari hejuru ibumbogo. Tugendanye gutya akajya agenda ambwira ngo ese ngo nk'ubwo ngukundanye n'umuhungu mu ADPR wakuraho izo menshi. Avuga ni rega n'ubundi nabatirijwe muri ADPR nuko ntahakomeje kubera ubuzima ariko ndi mu ADPR. Noneho avuga ni se ntuzi ko nta mugore ugira idini ntige namuhindurira. Nahubwo yari ari kugenda anyumva yumve ko umuntu yakunze ahuye n'ibitekerezo bye, akajya ambwira anyandikira message ngo ndagukunda. Urukundo rero ruraza, tutangira kujya tujya gusenga muri iyo groupe pe ikomeye ifite imbaraga. Umva niho nigiye gusenga pe. Nuko birangije Imana rero ikagiye ivuga inyura mu bahanuzi ati umugore wawe nuriya n'abantu nawe nanjye bangera ati umugabo wawe nuriya. Dukundanye rero gutyo turamenyanye pe. Hanyuma biza kugeraho aza kunjyana nyine iwabo. Nanjye wamubanje ko yaje nyine kumbwira ko nkunda kandi yifuza ko tubana. Ubwo wari umaze kugira nk'imyaka ingahe? Narindi muri 19. Twibutse ko yavuze ko yabyaye ku myaka 15. Yes. Nafashe irangamuntu mfite umwana. 16 nge nayijuje njya kwifotoza mfite umwana w'amezi 7. Urumva narindi muri 19. Yego. Noneho muri 19 urumva narindimo ndakura. Urumva niyo myaka nari maze ndi gusenga hari ikindi kintu nari narungutseho nari naranabaye n'umuhanuzi pe. Birangije arambwira nyine ngo tuzabana mujyana mu rugo. Mujyanye mu rugo kuko na mama n'ubu ngo nari naramujyanye mu rugo wanteye ndakagenda
mama akajya ambwira ati uburetse wowe kabyara we ati dore n'undi arakuze ati ariko ntabwo numva mbyizeye neza kuko uri umwana ndetse murahita mubana bikunde ndamubwira nti mama ni icy'ingenzi nuko nakwerekaga umuntu dukundana mama aratuje kuko nyine mama yari yarikanze ku buzima bwaje kunshanga nkajya nanacuruza imboga zino za dodo ku ibase nzijyana Kimironko nzikuye mu gishanga tukabyuka saa 7 tugiye kuzikura ahantu twazisize tukazishyira mu mifuka tukikorera tukajya Kimironko kuzicuruzayo icyo gihe uruboga rwaguraga 25 enye ari 100 ubuzima bwaranshanze yewe uyu mu kigeragezo usa nacyo utamenya ko ngira n'isura yisurije vuba turashimira Imana higejeje ko haleluya arangije ndiye mujyana mu rugo maze kumujyana mu rugo mwereka ababyeyi nabo biza kuba ngombwa ko ajya kunyereka mu rugo iwabo yego ubwo urumva ko urukundo rwari rukomeye noneho tugeze mu rugo iwabo mu gihe avuze ngo uyu niwe sheri nyine hari ijambo ryahise riza umuntu yambwiye ritari ryiza nyine akimara kuvuga ngo uyu niwe sheri kandi turi kumwe aho ngaho ndavuga ni ngaho n'ubu urugamba sindi utangiye hanyuma ndabireka turataha arambwira ati yavuze iriya jambo ubwo oya ntago ari ngombwa ntago ari ngombwa ariko rirahari bigaragaza ko batakwishimiye kuko harimo umuntu wambwiye ngo se ngo ko mwihutishije urukundo cyane yaguteye inda ndavuga nti se mana kandi ndi umusheri niba nyine nikanzemo noneho birangije ndicara birarangira nyine n'abaramakazi banjye bari bahari turangije turataha aramperekeza yego amaze kumperekeza urumva nyine tuvuye aho niho twapanze kuvuga ngo twandikishe umurenge naho umurenge tuwandikishije n'imyaka urapfa arambwira ati aza mu rugo bavugana na mama ibintu byose byo gusaba nabwo arambwira ati tuzaza gusaba ku itariki 31 z'ukwa 12 nabwo biranga nabwo birapfa kubera iki kubera yarambwiye ngo umuntu yabikije amafaranga ngo ntaga yamuhaye ariko nge nyine nahise ntekereza ukundi kuntu bitewe nuko nabibonaga mbona bwo biranga pe ndicaye nyine gisebo uracyumva wandikishije umurenge urapfuye n'ubundi wishwe n'uwo musore nabwo nyine baratubwiye kuko twari bujyana amafoto twari twawandikishije ariko tutajyanye amafoto noneho ku munsi wo kuyajyana umusore arambwira ngo ntago bigikunze ubwo nyine mva nyine hari ukuntu ureba ugahita ubona ko icyo kintu hari impamvu nandikishije umurenge urapfuye atanze itariki yo kuza gusaba biranze ntangira gusenga ndamubwira nti biretse tubanze dusengere kubana nawe tukajya tujya gusenga ahantu nikubise hose nimbara yewe umva mana si nkubwire ngo kiwe ahantu hose nikubise ngo sengera urugo avuga nti n'ubundi nizo gahunda z'urugo ndimo biza kurangira rero ambwiye ati rero urabizi ko ngukunda umurenge uranze gusaba biranze umuntu nabikije amafaranga ambwiye ko bitari bukunde kwa yama rero ngwino twibanire urumva nyine nta ntege nari ngifite ntumbwire ko wemeye naremeye sinkubwiye se ko nta ntege nari ngifite urumva maze kwemera ariko urusengero nasengeragamo barabimenya ari no muri ya groupe twasenganagamo twese barabimenya none iyo groupe nayoboraga nafashaga umuyobozi wacu kuyobora arangije ndamubwira nti uwo munsi nari buyobore ndamubwira nti rero mushumba ntago uyu munsi ndi buyobore nise kubera iki ntinacitse intege ntago meze neza kuko nyine nari namaze kwishyiramo ko ngiye kujyayo numvaga guhagarara imbere y'iteraniro nkongera kujya kuvuga ntari bubishobore kandi nzagenda umusibeje iteraniro riri bubu uyu munsi mbo turagenda nsanga nyine hari abantu batatu umukobwa w'inshuti yanjye antwaje nanjye imyenda turagenda mbo arambwira ati rero urihangana uko nsanze nuko nguko icy'ingenzi nuko ngukunda ni nta kibazo wamusanze ute ngende umugeni nyine naryamye ku nkarakara pe kunyi amatafari no buyubaka inzu urayazi amatafari urayazi yubaka inzu bita inkarakara ndayazi niyo nge naryamyeho rero nicyo cyari igitanda cyacu n'amatera ubwo se showe wanditse mbo noneho ariko kuko nari mukunze ibyo nta kintu byigeze bintwara narambwira ati igitanda ahantu kiri banze kukima ati kandi nyine nta kundi buriya nibabona twabanye bazakima na matera bazayima mbo muryama hasi twariyerangije rega iyo mukundana ntimubura uko mubigenza n'ibishogoshogo wabiryamaho bigakunda biriya byatsi by'ibishyimbo wabiryamaho bigakunda icyo nzi cyo nuko nyine twaryamye mbo turakundanye turabanye bibaye aho ngaho najya nsohoka mu nzu nyine
Abana ati Grace yarishingiye, wa muhanuzi yarishingiye, njyaho ikibazo cy'uko nishingiye ndi umuhanuzi. Noneho nanjye nkajya ngira isoni. Noneho abakobwa twasenganaga bakifuza kureba umuntu watumye nishingira. Baza noneho inzu ya twari turimo namanikagamo igitenge, ndi bujye gusenga nkakimanuramo nkashyiramo icyo gukorana. Ibyo bintu urabyumvishe? Nafataga umupande umwe w'igitenge nkawumanika mu idirishya kugira ngo abantu bataturunguruka, kuko urugi rwo rwari ruri hirya, nkashyira hafi mu idirishya. Noneho kuko ari cyo cyiza, najya gusenga ngahita nkuramo cya kindi niriwe nkorana, nkamanikamo kimwe niriwe nkorana, nkajyana cya kindi kiza gusenga. Nubwo nishingiye sinigeze ndeka Imana, nakomeje kujya imbere y'Imana nyine n'abahanuzi bakankubita, ariko nza gusenga amasengesho yo gusaba Imana imbabazi. Imana nyine ntihita ivuga, ariko hari igihe guciramo amarenga ukabona ko yongeye kakugirira ikigongo. Noneho ndasenga, nari nanatwite nyine, nahise ntwita. Birangije ndasenga. Noneho niyo utwite usenga cyane, urasenga pe, kuko umwana wa kabiri namubyaye nujuje 20. Birangije turasenze tubana. Imana iza kumbwira rero ko imbabazi zayo zindiho, impaye umurimo. Noneho nkajya mvuga nise nzakora umurimo ntaranasezeranye. Ibyo ngibyo Imana, abantu bose Imana ikoresha ntabwo ariko baba bagize ayo mahirwe, ariko ibi bafiteho umugambi. Nakoze icyumba mu rugo cy'abanyamasengesho, abanyamasengesho bakajya baza, ariko natarutse gatoya, hari abakobwa b'inshuti yanjye bajyaga baza kunsura. Noneho bambwira ngo baraje nkikanga kubera ahantu bagiye kunsanga. Noneho ngashyira igitenge hanze ngo twicare kuko twagiraga imyembe. Noneho bakambwira ati ntabwo twataha tutagusengeye. Nkagira ikibazo cy'ukuntu bagiye kwinjira mu nzu. Inzu urabyumva, nimba uraryama ku nkarakara muri saro hita uhakurura. Noneho ni ari n'inzu idateye nyine igipande, karagasima nyine karabasanze. Noneho bakazamura isengesho ngo Mana yumva gusenga Grace yakoreye, ngo dusabiye Grace intebe, ngo naho wazimuha zimwe zo mu kabari, urazizi, zimwe batambikaho igiti bagatera igiti munsi. Nkumva Imana nkayibwirana, Imana ntuzantabara untabara. Bakemera bakaza nyine, kuko mu by'ukuri nta kindi kintu ushobora gukora kubwiye ngo turashaka kwinjira mu nzu ngo dusenge. Nza gutwita rero. Maze gutwita inza kubyara. Ndibuka ko icyumba cy'amasengesho mu rugo iwanjye nagitangije mfite umwana w'amezi 3. N'umugabo wanjye yararwaye cyane, ariko nyine Imana ikadushyigikira ikagenda imukiza. Ndagikora, umva kiramenywa. Twasengaga ari ninjoro ku wa mbere, hakaza abantu benshi, biza kugeraho muri saro haruzura. Huzuye twigira inama, urumva se nasengaga ndi umwe, ubu ufite groupe. Twigira inama yo gushaka sare. Ubwo nageze mu ntambara. Yewe wejowe, intambara zo gusenga, intambara z'urugo nazikandagiyemo. Ubwo ndangana n'iki? Ndangana n'urudodo. Birumvikana kuko mbyibushye vuba aha ngaho, ndashimira Imana. Iteye hakanyamijo buri. Ego ko 2019 nibwo menye ko abantu babyibuha. Ariko turashimira Imana. Imana ishimwe. Amen. Noneho birangije icyumba cy'amasengesho tugiye inama na groupe, tuvuga ngo dushake sare. Tujya gushaka inzu nini badukuriramo ibikota. Dushyira noneho no ku manywa. Yowe icyumba narakiyoboye, ni icyumba nari nyoboye imyaka 6. Urumva ko cyari cyamenywe. Abantu bakugisenyi baza, ab'ikibungo baza, ukajya kumva nyine nari ntangiye kujya nakira abo mu ntara. Ab'ibutare nibahaguruke, bagahaguruka mu byiciri byabo. Urumva ko cyari icyumba kimaze kumenywa. Intambara rero ziba zitangiye kuza. Noneho umugabo wanjye yari umuyobozi, nawe uyobora, akaza kunyakira ngo nakira abashyitsi. Urumva nawe ni umukozi w'Imana. Yesu we, Mana we. Sendahira ijoro waretse nkarekera nkavuga ijambo ry'Imana. Oya byaba ari byo byiza. Ijambo ry'Imana kandi niryo ari ryo. Umva Mana we. Nuko rero icyumba mu babyo bagitangiye, intambara ziratangiye. Ziraza noneho zihera ku mutware wanjye. Byagenze gute rero? Umutware dutangira kujya dushwana. Mupfa ikise kandi. Dupfa kuyobora. Akambwira ati noneho reka nge nyobora mbere, wowe uyobore mbere, nge nyobore nyuma, nta kibazo. Noneho biza kugeraho aza gushaka groupe. Nyine urumva abantu ntabwo tuba dufite impano zimwe. Birashoboka ko njye nari umuhanuzi, we n'umuvuga butumwa. Noneho yabona wenda abantu ndi guhura nabo bari kunkunda, agatekereza ko wenda harimo ikindi. Noneho nkamugana ntacyo waho uzajya unshyira, azaba ari aho nzajya mpemera. Noneho umutware wanjye birumvikana ko tutahiteze dutangira kubana neza, naho ntajya muri detayi wahise ubyumva. Yego. Birangije turasenga tugasenga. Nibwo bwa mbere icyo cyumba 2016 nibwo bwa mbere umugabo yarankubise. Nibwo bwa mbere nari nkubiswe
n'umugabo kandi nkubita tuvuye gusenga ndavuga nti se n'ibi ngibi birimo nyine narwanaga intambara zisanzwe zo mu rugo kwangwa hari n'igihe ugenda ukahita ugira n'ikintu cy'icyangira n'imiryango ntigukunde noneho ndavuga ni wenda izo zari zo ntambara kumva ko abantu bagenda bavuga ngo ntibankunze ariko se nizo kurwana zijemo ntongira ngo ni ugucikwa ubwo yarankubise mba mbyaye primateri ya mbere mba ndayibyaye kuko nkubise mfite inda y'amezi 7 mba ngiye kubyara da ngeze kwa muganga barambwira ngo umwana ngo yikoroze ngo kandi ni ngombwa ko wagize ibise ugiye kubyara mba ndamubyaye ubwo rero muri uko kumubyara nyuma yaho niho ntakomeje kubana n'umutware neza ko hari hajemo n'inkoni ntangira kujya ngenda mubwira ko umurimo ngiye kuwureka agakomeza yego noneho birangije umutware w'iwanjye atangira nawe gufata groupe atangira gufonda groupe ku ruhande arajya azamukana nawe ku musozi ntabizi urumva amacakubiri kamemu yamaze kwinjira turasenze nanjye ngasenga ariko ntagire ikintu bintwara noneho biza kugeraho ngewe nawe mbonye bitari bushoboke nambwira nti rero ngiye kureka wowe ufate icyumba cyawe nanjye mfate ikindi dushyire ku munsi umwe ujye uyobora nanjye nyobore arabyemera tubyemera naho noneho rero reka intambara zize nanafunguye ikindi na cya kindi nakimusigiye jowe naravuzwe nimba ari ikintu kibaho gikomeye ni uruvugo ntagabana n'umugabo wabonye ibyumba n'ubundi atari 2 ati buriya umwe amenya iby'amatura akoza akazi umva baratuvuga bya bindi ndashobora kukubwira ariko rimwe na rimwe ugasanga mu kutuvuga kwabo ni twebwe twagize twabyiteye bo urubwa rurambera nyine ariko ndakomeza nkomeza ku Mana noneho uko kugenda nshaka aho niho natangiriye inkoni naba nagiye kuyobora natinda gutaha yantanga mu rugo nkaba ndakubiswe naba mubwiye nti se bimeze bite ko uyu munsi wakoze nkaba ndakubiswe inzara none hitangira kundya jowe inzara yarandiye nkajya nkubita amatwi gutya ukagira ngo na amazi nkumva ni nk'amazi ari kumanuka nkajya ncurikanya ni se na amazi ari kuza kubera inzara mba ntangiye ishuri ry'inzara noneho inzara yanaje wa mwana w'amezi 7 yagize amezi 4 mpita ntwita undi ntangira ishuri ry'inzara mfite umwana w'uruhinja mfite n'undi mu nda kandi mbyara mbazwe urumva noneho ufata inzara mu gikomere kibisi ufata inzara ku ruhinja ufate n'inzara ku nda urumva ni ibintu utari guhita ubonera igisubizo birumvikana umutware noneho w'iwanjye tukajya dukunda gushwana noneho muri uko gushwana bikaba nk'ibintu biri mu ibanga kuko numvaga abantu batari bubimenye kandi tuyobora dusenga nkumva nkwiye guceceka akaba ari iby'iwacu noneho nkagenda nkananuka narananutse mwami w'amahoro abantu turamugora asenga amasengesho menshi kandi ni ibibazo by'umwihariko uri mu nzu niwe umenya ikiyirimo kandi uba mu nzu burya ngo niwe umenya umwenge w'inzu ahava noneho bo bandeba bakagira ngo ni amasengesho menshi kandi reka da ni ibibazo ndi kwibaza ukuntu nirwa mpanurira abantu ndi kwibaza ukuntu nirwa nsengera abantu ndi kwibaza ukuntu Imana inkoresha urumva abantu bakaza gushimira ibintu Imana yakoze ngewe ndi muri icyo kibazo kuko nakuze nazi ko abantu basenga barwana cyangwa se abantu babavuga butumwa bahura n'ibibazo ni ukuri ko Imana nabonaga ari ikintu kingwiriye ngaceceka noneho rero mba ntwise yanda nibwo yankubise ifite amezi 4 ankubise ifite amezi 4 njya kwa muganga ngeze ku bitaro byacu centre de santé barambwira ngo umutima w'umwana wahagaze birumvikana amezi 4 nikanze uwo mutima guhagarara nibyo ngera ikibagabaga ngeze ikibagabaga basanga umutima w'umwana uri gukora ariko narwaye ngo nimba ari indwara yitwa preeclampsia iza kuri nyababyeyi noneho nzirananamo n'umuvuduko w'amaraso rero Mana yo mu ijoro ry'abera bahita bandefera njya hehe se hashika mu mujyi baravura umuvuduko w'amaraso bakajya bajya kunshyira muri ku mwana yapfuye undi mwanya umwana ni muzima nyine bitewe nuko ngende gutekereza muri uwo mwanya se hashika nabaye mu kwezi n'ibyumweru 2 inza kugera igihe baransezerana ndataha ntashye mbwira umugabo nti ibi bintu ni wowe ubikoze ariko nkwiye kubwira ubuyobozi aho rero niho natangiriye kubwira ubuyobozi ko mfite ikibazo mu rugo turwana n'umugabo kandi ntwite ubuyobozi bwa leta bwo mu mudugudu nyine wacu umva bakaza twaba dushwanye bakaza bambaza ngo warasezeranye ntago nasezeranye bagahita babura ikintu bavuga bakareba ukuntu ndi kubyara bakareba ukuntu ntasezeranye n'ibibazo ndimo bakatwunga buri abayobozi n'abana beza bakatwumva ndashimira n'abayobozi ntago bigeze bandeka ntago bigeze bandeka ko ibibazo byacu byaje kugaragara pe biramenywa nabo nabahamagara bagahita babyumva bakaza bakatwunga mbo biza kugeraho rero noneho inda igize nk'amezi nabwo 7
nabwo njya mu bitaro ngiye mu bitaro twashwanye kuko ndabyibuka sinzi ikintu twari dupfuye nari mubwiye ndumva nta kintu kiri hano mu rugo nibikunda ujyana uyu mwana mutoya kwa mukecuru ndebe ko yarya uko byari bikomeye noneho arambwira ngo nawe ufite mama wawe umujyaneyo noneho ndavuga nti ibi birakomeye nigira inama yo kujya kumuturanye ndamubwira nti nasenze mbabarira umpera abana ibiryo noneho ngewe ntetse nacumura nkayasoza kandi yari nta n'ikintu na kimwe uwo mwanya nari guha umwana ndamubeshya ngo nasenze mbona mpereye abana ibiryo urumva inda iragera hano amezi 8 tuvuye mu iteraniro iyo nda niyo nakubitiweho cyane iyi ngiyi y'amezi 8 niyo nda nakubitiweho numva koko inkoni zibaho noneho birangije dutashye tuvuye mu materaniro Imana yari yavuze ngo mu materaniro harimo umugeni urataha ngo kandi ntimumusengere ni njye umwejeje ndamucyora kandi koko yaje gutaha yaje kurwara umutwe aritahira yari umumama noneho birangije tugeze mu rugo ndamubwira ariko Mana ndumva nshaka mu karu nimba ufite ibiceri 200 wabima ubwira umutware niyo mpamvu hari igihe ngira n'amateraniro n'abamama nkababaza ukuntu bararikira ikintu bakabwira abatware njye bijya binshobera nimba bababwira ngo turashaka capati simbizi kuko nge nzi ko mu karu nayizize urumva narahabutse narambwiye nge ndashaka mu karu mbona ndayikubitiwe hatumbaza amafaranga ubona niriwe nkora bimeze bite twarazamukanye nyine pe turatongana kugeza ubwo twagiye kuryama haza kumbwira nyine ijambo numva ntirimpaye amahoro ndamubwira nti ntago ndi bushobora ijambo mbwiye kuko ndananiwe kandi sinariye noneho rero urumva ahise azana umujinya mwinshi cyane nyine turwanira no muri icyo cyumba ndahanuka nitura ku gitanda mva ku gitanda nitura hasi kuko Imana yaje kudutabara tubona igitanda yaje kudutabara tubona igitanda cyiza na matera nziza noneho ndahanuka mpanutse mu by'ukuri simbyara neza nta nubwo njya ngira ibisi ngenda mbere noneho nituye hasi ndebye mbona hari amazi nyoberwa ibyo bintu ibyo ari byo kandi ubwo nyine urumva na kamera yarazamutse nanjye turatongana naho n'umwana ariko umuntu wari nkubita ntwite nyine turazamuka pe nawe urumva ko bitabura noneho nkomeza kumva ndi kugenda ncika intege mbona nazanye amazi nyine menshi cyane noneho nkataka ariko umwana twabanaga ntiyumva kuko hari hurugi ntigera yumva ko ndi kumubwira ko bari kunkubita birangije njya kwa muganga ngeze kwa muganga basanga umwana ari gukora muvoma nk'uwavuye mu nda ye yaje mu yanjye bahita bagira ikibazo kinini cyane kugeza ubwo no gushyira umwana aho ekogarafi byanze ko umwana yateraga imigeri bakavuga ngo umwana yavuye muri nyababyeyi yaje mu mara ni mukureho uwo mubyeyi duhite tubaga uyu nguyu vuba vuba tumutabare umva baranyirukankanye wumve ngo banyambitse sonde bamaze kumbaga icyo bakoze bahise bantera ikinya vuba vuba barangije bahita bambaga bantera sonde nyuma kubera ko bagiraga ngo batabare kuko babonaga umwana ameze nk'uwaje hano mu mara babaze nyine batangiye kumbaga basanga ni muvoma yuko umwana yikanze afite muvoma ikomeye naho ntago yari yavuyemo nyine ngo yari yavuye nimba ari mu ya mbere sinzi ukuntu babivuze ari bugufiye baba bateruyemo umwana w'umukobwa w'amezi 8 ndashimira Imana rero ubwo nagiye ncamo mu marenga ndashimira Imana yo kabyara igibasha gutanga umwana w'amezi 8 ngenda mufite yabayeho ntago yigeze ajya muri ecography kuko yavukanye bundi nge bambwiye ko ntashobora kubyara neza kireka mbyaye umwana w'ibiro 3 kandi ndabirenze yavukanye afite ibiro 5,400 urumva rero ari na primateri navuga ko ari nka primateri 8 igikobwa ndagicyura turatashye noneho tugeze mu rugo mbwira umutware n'uyo abaye umwana wa kabiri mbyaye twarwa aho bigeze ugiye kuba mu cyumba cyawe nawe mbe mu cyanjye ubuyobozi yewe buranaza nabwo buraza pe buratuganiza ruvuga ati rero ibi bintu nibyongera tugiye kubandikira mujye hejuru babatandukanye kuko urugo rwanyu ntago twajya turuhoramo gutya n'abandi baturage tuba dukeneye gukemurira ibibazo urumva tubaye igitaramo tunasenga noneho n'abayobozi mugani bafite uko badutekerezagaho abantu basenga nibo birirwa n'ibibazo hanyuma ndangije ndatuza umukobwa ndamufata umwana ndamucyuye w'umukobwa tugiye mu rugo umutware rero bigenze gutyo abona ko ibintu ari seriye n'ubuyobozi butangiye kujya butuzaho cyane n'inzara noneho inzara yankubitiye ku kiririjo we inzara yarandiye mbura amashereka inzara yarandiye mbura amashereka ndabyibuka
hari umumama twasenganye yumvishe ko nabyaye arampamagara arambwira ati Grace uri hehe ndi mu rugo ngo fata moto unsange hariya mu Giporoso nasize uruhinja mfata moto nari ntarakira arambwira ngo tegura nsanga kuri sitasiyo hanyuma nateze nirukanka moto mugeraho mugezeho nsanga afite imodoka sinari nzi ko ayifite arangije arambwira ngo icara mu modoka yabaza amafaranga nkajya nshaka kumubwira ni wibeshye kuko yarambwiye ngo ngwino ufate ifu y'igikoma ngera nagize ngo yayiguze ni ukugenda nyiterura mpita nsubirayo mbona ansize hehe ansize mu modoka turicaye abara amafaranga y'imituku nkajya numva ndi guhahamuka mu mutwe nkavuga nise mukabyara uyu mumama aho ntiyibeshye bimeze bite arabara nkajya nshaka kumubwira none anambwira ati Grace uri gutekereza iki ntewe nindi gutekereza ibiri hano hafi nta kibazo yarahise abona ndahantu kuri ati Gra ntikarame ntutekereje iki ntiwa ntacyo ibiri hano hafi nindi kureba abamotari naho niyo narebaga nkavuga uyu muntu ntari kwibeshya amafaranga arayama ese ari kuyanyereka nta n'ijana mfite mana nyine nayo mfite imitima myinshi ngiye ko nambona ngejeje ku ijana ibihumbi ijana mu by'ukuri uwo mama yambwiye ko ntigeze musezera yarampereje nkuramo 5 andi nyashyira hano nakinguye urugi nsohoka nicara kuri moto sibirutse yanambwiye ko namushimiye nyuma yanambwiye ko namubwiye nti harya naguse niwe wamamagaye ati Gra kutansezeye nageze hehe mu rugo kare Yesu we naravuga ngo uyu muntu nimba nibeshye reka makuru ibirenge nigendere atambwira ngo abaze nabi fata umumotari nabwo umumotari ngira ikibazo aho kumubwira aho njya ndayoba basi nyoba ndamubwira nti aho kumubwira mu birembo bya Kinyinya mubwira mu marembo ya Nyabisindu angeze Nyabisindu kubera amafaranga kubera igitangaza Imana yari ikoze mbanyobye inzira noneho turi kugenda ibaze yamanuye hariya Nyabisindu mu by'ukuri nari kuba nabonye ko yayobye ariko sinabibonaga naho nabiboneye natekereje ko ari gushaka akayira kabugufi yayanza mbutiyaje arambwira ngo twahageze ni se heye ngo hahandi wambwiye mu marembo ya Nyabisindu nti nukuri ko Imana nayobye mota ati se wabaye iki niki ko utahahe ni naha mu birembo bya Kinyinya ni none se babaki hari umuti bandangi banyandikiye ndawubuze nataye umutwe ni kandi mfite uruhinja nkajya ndebamo nta mafaranga harimo uyu mumotari we nta yantu mana we nkumva mfite ikibazo cyo kuyageza mu rugo nkumva arambwira turanyongerera ndi rero hanyuma nkugeze mu rugo nahubwo watinze nuzi ko watinze twaragiye rero mushyiriraho 700 umva kwicara mu rugo rero narebaga amafaranga nkumva byanga bikunda ahantu hose ari hari ikintu kiyakuraho nigira umutima wo kuyarekera mu isutiyo nihave nyicarane aho ngaho jowe niho namenyeye ko abantu bahaha narahashye jowe ndahaha nshyira ibiryo mu rugo nanjye nkajya manyura igitoki nkakata ku isabune ngiye gufura umva ubuzima burakomeza mpita ntaruka gutya inzara yo ku kirere ngura n'agatenge ko kuzajya gukingizana umwana mbese 100 urumva ni byinshi pe Imana rero ingirira neza mba ndaho ndatuje umugabo kuko nari mfite imiti ya hypertension banshyize ku muvuduko basanze mfite umuvuduko w'amaraso banyandikira imiti yo kujya nywera mu rugo urumva rero bakambwira ati wirinde ibintu bikubabaza mbese nahise nishyira mu mahoro nishize mu mahoro noneho njya gusenga muri cya cyumba ngiye gusenga nshima Imana mu rusengero ndabibwira ni Imana ishimwe ko yampaye umwana w'amezi 8 abandi bavuga ko atabaho Imana ngewe yamumpaye mu yimpere cyubahiro mu by'ukuri nshimye sinigeze mvuga impamvu namubonye ko ari inkoni ntago nigeze mbivuga ahubwo urumva we kuko yari afite icyumba nanjye mfite ikindi ibyahanurirwaga iwanjye hari harimo abantu babimubwira n'ibyahanuriwe iwe hari abaza nanjye bakambwira ati twagize amateraniro ngiye nkumva ni ibisanzwe mbo noneho nshimye hari abamubwiye ngo yashimye Imana ko yabyaye umwana w'amezi 8 ngera mu rugo nsanga yarakaye ngo mbwira ukuntu wanteje abantu ngo wabyaye umwana w'amezi 8 ariko ntago nigeze mvuga icyatumye aza ninashimiye Imana ko ijye mutanga ntisari w'amezi 8 n'uwarindwi wona ari gushima cyane n'uwuhe mbo birangije umugabo nyine duheraho turaserera yankubise urushyi jowe yankubise urushyi nkiza umwana hasi yankubise urushyi nkajya nkanura nkagira ngo ndapfuye nareba nkabona umuriro mu maso uratse nareba nkabona niwe ndi kureba nise niwe uri gutanga ijuru niko mbona mpfuye mbese urushyi rwatumye mvangirwa mu maso noneho kuko nari ntaranakira nari mfite igipfuko cya nyuma kwa kundi nyina barokore baticara ngo banakire wa Mana we Imana igiturengera urumva nari ngifite igipfuko cya nyuma cyo kwa muganga nagiye kumva numva igipfuko kiri kwikuraho mitanjya kwa muganga basanga ahantu bashoreje haturitse baba bansubiyemo
noneho bansubiyemo umumama umwe arambwira ati Grace nubwo utampisha ariko nubwo utambwiza ukuri ariko ufite ikibazo ni iki gituma uhora ujya kwa muganga ubya abana babiri badakuze usubiyeyo kandi ntufunguka ngo umbwire uwo mumama ndamubwira niwe nicaje niwe muntu wa mbere nicaje uretse n'ubuyobozi bwari bubizi ariko mu buzima busanzwe niwe nshuti yanjye ya mbere nari ngiye ibibazo mfite yego ahitamo amafaranga arambwira ati rero ugiye kuzapfa ngo abahanuzi ntibahukana nari nzi ko nta muhanuzi wahukana nariko namenye ko Imana ijya yemera ko bibaho uburiye umubyizi mukwe ntako abatagize arambwira ati fata amafaranga ufata inzu wicaremo banzukire hanyuma ubwire ubuyobozi ibibazo byanyu babijyemo neza ariko mutari kumwe waruhutse wonse umwana neza umwana adasubira inyuma ampa amafaranga nafashe inzu nibanyeho nk'umwaka noneho Imana ikajya imbwira ngo ngushubije mu rugo ariko ikikujyanye mu rugo ntabwo ari uko ishuri rivuyemo ahubwo ndagira ngo wigufate kandi hari n'icyo nshaka gukora yavuga gutyo nkumva ntihari icyo ishaka gukora urumva sinasezeranye urumva n'ubuyobozi iyo butugezeho warasezeranye hoya bagahita batekereza ko bazatujyana hejuru nyine bakagira ukuntu badukemurira ibibazo mbo birangije nasubiyeyo umwana afite umwaka hafi n'amezi 3 yego ndagenda maze kugenda ngezeyo hari nko mu kwa 12 ngezeyo mpita ntwita inda ya 5 yesu we ubwo ndatwise agize ntwita guhera icyo gihe nitwongeye kurwana urumva twari tukiri mu munezero w'uko dusubiranye ntago yongeye kunkubita indira gira amezi 5 igize amezi 5 icyo gihe hari imvura ntabwo sinzi ikintu twapfuye turwanira rero mu cyumba turwaniye mu cyumba noneho nge ndwana nshaka gusohoka kugira ngo umwana tubana yumve ko hari intambara wenda ze adukize cyangwa se akoma induru hagira abantu batugeraho nabwo turarwana umwana cinyuma ahita ajya guhamagara umuyobozi w'isibo umuyobozi w'isibo yansanze aho muri salo ndi gutitira nabyimbaganye ahita ambwira ngo nta kintu tuvugana umugabo wawe niyicare hano nanjye ngiye guhamagara abandi bayobozi banze ujye kwa muganga nageze kwa muganga ndara y'iminsi 2 ndara y'iminsi 2 bampa amaserumu dore ko serumu nazinyweye bampa amaserumu barambwira ati wabaye ikintu nanyereye nitura hasi muri ibyo bibazo byose ntago nigeraga mbwira abaganga ngo umugabo wankubise ko naravugaga ntisubu mu byukuri umuntu w'umwana uzi naho ndi kujya baranzi nkaceceka ariko biza kwanga nyene ndi inzira y'umusaraba ni inzira y'umusaraba jowe ni byinshi nk'umwe wa Yesu ariko turashimira Imana igimara abantu agahinda ahigejeje ikora ntago nari nzi ko amahoro yo mu mutima abaho ariko byari byo byose biri kuza mbo birangije turataha tumaze gutaha ubuyobozi buraza buravuga ati rero igisigaye tugiye gufunga umuryango umugabo wawe yinjirira ku irembo wowe winjirire mu gikari ubanze ukomere hanyuma ibibazo byanyu tubizamure hejuru mu nzego zo hejuru kuko urugo rwanyu rwahereye 2017 rurimo amakimbirane turabona noneho bigeze aho twebwe bitunanira noneho urwo rugi ni twebwe twiyunze naramwiceje namwana nshaka guhura nawe ni urabizi ko ntasezeranye nawe nta nubwo nigeze ndahira imbere y'Imana ndashaka ngo dutandukane ubuyobozi butanaje kuko igihe baziye kirahagije baratwiyeretse bihagije baradufashije bihagije noneho kuko mbona ko maze kubyara iyo barambwiraga ati nuyihakura ntago ari buyemere uruhavuye utarabyara abantu ntago abyemera ahubwo rindira ubyare mbo noneho birangije mbwane twiganirire nimba ari igikombo kimpe uzibuke ko tubyaranye abana 4 umugabo abona ibintu ndi kuvuga ni seriye ubwo ndi kubwira n'umwana tubana ntizinga uko uwo munsi nari nzi ko byanga bikunda ndarampavuye ngiye kwa mama ahita ambwira ati rega nkubwire rero ndagukunda ariko ambwira twicayaho ati n'abadayimoni ni nk'abadayimoni bantera kugira ngo turwana nsaba imbabazi ansabye imbabazi arambwira ati ikimenyetso tugiye no gusezerana tugiye gusezerana nitumara gusezerana ubwo noneho ibintu byo kuvuga ngo nturi umugore wanjye bizaba birangiye nibyo ngiye kukwereka ko ciye bugufi ya pe twagiye mu murenge birakunda tugera muri mariage birakunda murashyingirwa turashyingirwa na mariage ubukwe bwanjye bwakozwe n'abantu n'abanyonzi barantwerereye umugabo wari warakugize gutyo yego nyinye nicyo rya jambo Imana yari ivuze ngo hari icyo ngiye gukora kuko abana 4 mu by'ukuri se nari kubajyana ariko ubu ngubu noneho ndavugana abana noneho ndahamya ndashidikanya ko ari ababo kubera nasezeranye noneho abana baranditse kuko nicyo gihe twarwanaga nta mwana n'umwe wanditse mu murenge noneho birangije tujya mu murenge ariko wa 4
nsezerana imbere y'Imana kuwa gatandatu. Noneho rwa rusengero rumwe nasengeragamo nirwo nari nkirimo, ariko haje kugera igihe naho mvamo, ariko ntihagira urundi rusengero niyakirizamo. Nkajya nsengera ahantu mbonye kubera igikomere. Havuga nti no mu rusengero haba ibikomere Joel. Haba ibikomere, noneho ariko byinshi cyane nagize cyane ni bya mbere narabyaye. Iyo mwasengaga mwuzuye umwuka, yaba muri korali cyangwa muri groupe, ni wowe wabyariye mu rugo, ni wowe ufite ikibazo. Iyo haba habonetsemo ijambo ritari ryiza Imana, hano harimo abasambanyi aba ari wowe wabyariye mu rugo. Ibikomere rero byo mu rusengero nabyo byari byatumye numva ko nzajya njya gusenga bisanzwe, ntari buhite mbona itorero. Noneho n'umugabo wanjye yari umwadeperi, ubwo ntiyasubiyeyo, nawe yari yaransanze hehe muri rwa rusengero. Yego. Noneho birangije, nyuma y'aho ngaho tujya mu murenge birakunda. Noneho na mariage, hari umumama w'inshuti yanjye Imana izamuha umugisha, hari Imana iguha umuntu mu gihe cye kandi akahahagarara neza. Jowe, ndashimira umubyeyi wankoreye ubukwe, yankoreshereje ubukwe, arambwira ati ngewe ikanzu ndayemeye n'ibijyana n'ikanzu, Imana igiye gutuma noneho ubwiriza udafite igisebo, ndayishimiye kuko nuzuraga umwuka naba nkuvuye mukajya kumva Imana iravuze ati ndi Imana iguhaye impeta. Umva ncitse intege nkavuga ni si yimpishira, ni yimpishira. Ubu bahise bamenya ko ntasezeranye, ariko noneho Imana ivuze ubukwe bunasohoye, numvisha ari ishimwe rikomeye. Nkajya mbwira abantu ni Imana igikora umuntu ubukwe, numvaga ko kubwiriza mfite impeta mu kuboko ari ibintu biraba binejeje, nezerewe. Naho sinzi ko ari bw'urugamba rugiye gukomerana ya mpeta nyambaye. Yes. Urugamba rumbana urugamba, ubukwe buraba. Noneho nakirwa nyine muri Karumeli, ari naho nsengera, ariko ntago mperutseyo pe, ntago mperutseyo, ariko ntago nari najya kubasezera. Ndahamya ndashidikanya ko nkiriyo, izina ryanjye rikiriyo. Niho ndi, noneho niho batwakiriye. Ndabyibuka banyakiriye mu gitondo, banyerekana mu iteraniro rya kabiri, kuko ubukwe bwacu bwateguwe ibyumweru 2. Ndasezeranye, Imana inkorera ubukwe, mba ndatashye. Maze gutaha, urumva nasezeranye mfite umwana w'amezi 2 n'igice. Ubwo urumva nyine amashimwe yahise aba menshi. Yego, yahise aba menshi amashimwe, birumvikana. Yashimira Imana, ndavuga nti intambara wenda zirashize, ariko nyuma zaje gukomeza kugeza ubwo ukwabuki ntago nakuriye. Ukwabuki ntago nakuriye ntuje, nakuriye nabwo ndi mu ntambara. Bishatse kuvuga ngo burya hari abantu benshi bavuga ngo nimba ngo icyo utaboneye mwibagara ntago wakibona mwisarura. Byarakomeje bikomeza kuba ibibazo. Turashimira Imana rero ahigejeje ikora. Turashima. Grace, ubwo byaje kuba ngombwa rero yuko mutandukana n'uwo mugabo, noneho ubu byaje kunanira ko nari mbonye noneho birushijeho kandi yansabye imbabazi. Ndavuga nti reka nduhuke, reka mfashe agakonje kanjye. Urebye ninjye wihaye konje, kuko abenshi nyine bavuga ko nta mukristo wahukana cyangwa gatandukane, ariko ngiye imbaraga nyine numvishe zibaye nkaho zibaye nkeya. Yego. Uvuyeyo? Mba mvuye. Ubu umaze igihe kingana iki wibana uri wenyine? Ngiye kuzuza umwaka. Ntabwo uteganya kuzasubirayo? Ntago mbizi Jowe. Oya, ariko se ubwo urumva byarangira, imfura yigize imyaka 8, turi muri izo ntambara. Urumva nazitangiye ngiye kubyara inda ya kabiri, urumva byazarangira Jowe. Birashoboka ko nanjye ntamubaniye neza, birashoboka ko wenda nawe hari amakosa yabona. Burya ntago wabana n'umuntu ari we ufite amakosa, ariko hari igihe ureba ukabona warakurushije, kandi ugahita ubona ibyo bintu ntibizarangira. Ubona se agifite gahunda yuko ashaka kongera ko mwasubirana gusaba imbabazi cyangwa iki? Buriya rero abagabo muri abana beza, ntago wahita umenya igitekerezo cy'umuntu w'umugabo, kuko mushobora no guhura akakubwira ko ari njye mubi. Ubwo rero guhita amenya igitekerezo cye uko ari niko n'ubundi mubona, ntago nahita mbimenya. Agusabye imbabazi ngo musubirane, wamubabarira? Kandi yarazinsabye Jowe. Nose urumva tutarakoze mariage azinsabye nyine. Nyuma yaho noneho nyuma ya mariage mwaratandukanye, none se urumva ukwabuki narakuriye nyine. Ubagusabye imbabazi ndavuga ubu mw'iyi minsi. Ntago nari niyakira, ariko imbabazi se suzi ko zihoraho ku mukristo. Gusa sibwo namubwira ngo ukira, gusa ntago numva binkundiye. Aha, ni inzira y'umusaraba, ni nk'imwe ya Yezu Kirisito ko yagiye agwana umusaraba, arawujyana, ageze inyabihanga baramubamba, iminsi 3 arapfa, maze arangije arazuka ajya mu ijuru. Grace nawe yabambwe n'umugabo kubera ibigeragezo, ariko
haracyariho ibyiringiro ko igiti cyatemwe kijya cyongera gushibuka kandi gikera imbuto nziza kuruta n'izo keraga mbere. Humura, haracyari ibyiringiro. Turimo tugana ku musozo, niba ari umusozo, niba ari ugusubika, niba Grace ubuse ubayeho ute? Abana 5 babana na se, babana no wowe ubafite bimeze bite? Oya, bana ninjye ubafite. Uko so batunga gute wenyine? Ni impano zo we Nyagasani nyine ni utunga inkoni. Ni utunga inkoni akavuga ngo abana nibabeho kubw'umugambi we mwiza. Burya rega nubwo tugeragezwa ntago Imana yaguha ibigeragezo by'ibisevire kandi izi neza ko hari aho uzagera. Birashoboka ko hari uwo nanakomeza, hari n'uwo nakomeje ndimo ndiga muri iryo shuri. Turabizi neza ko hari abakomeye, ariko nyine Nyagasana ajya arambura ikiganza bigashoboka naho twaburara uyu munsi ejo dushobora kurya. Ibyiringiro birahari. Muri Yesu uyu mwuka aravuga ngo ushobora kurara urira ariko bwacya mu gitondo impondo zikavuga. Okay. Bakunze biyobokamana TV, ngira ngo murumva ko Grace afite ubuhamya bukomeye cyane. Imana yamukuye korepe, yamunyije mu ishuri ryayo maze ariga. Hari abantu bari kureba kino kiganiro ku mpamvu zitandukanye bakaba bashaka kukuvugisha. Ushobora gutanga nimero ya telefone ukoresha. 07810992. Subiramo. 07810992. Iyo niyo nimero yanjye. Niyo nimero ya Grace. Ni umumama w'abana 5, bana nabo batunze mu buryo butoroshye nkuko yabyivugiraga ati ushobora kurarurira bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Wamubera ibyiringiro, nawe wamuremera ibyiringiro. Dore ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Grace, reka tugushimire cyane kuba wateye intambwe maze ukemera kuganira n'abakunzi b'iyobokamana TV. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bakora, iguhereza umugisha cyane kubw'umurimo igukoresha inyuze mu iyo mpano y'ubuhanuzi, mu gusengera abantu ndetse n'ibindi byinshi, kandi nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro w'ivugabutumwa wakoze ndetse n'irindi rikomeye rikuri imbere. Imana iduhana umugisha cyane. Yego, murakoze cyane. Amen. Amen.